nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane rero, tubifurize kandi kugubwa neza aho mutwumva muherereye, abatwumva muri hirya no hino ibwota amasimbi, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Aziya n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Aho abagabo basezeraniye niho bahurira mu kiganiro cya mu gitondo live. Ndi muri live rero nibwo nababwiraga nti mu kuva ku isaha 11:20 byari bihagije byonyine kugira ngo hano muri iki kiba cya Nyiragongo isasure itangiye kuvuza ubuhuha. Ni imirwano maze igihe mbibateguza nkababwira nti ariko nti ntabwo rwose ndibuze kubabwira aho urugamba rugiye gukurikira nyuma yuko M23 yari imaze kuba ikubita FARDC ndetse n'abambari bawo cyangwa se coalition muri rusange ibakubitira ahantu bita Amasisi zone, ikabakubitira ahantu bita za Ngungu za Gasheberi, igakubitira za Gatare nahe hose igakubitiga kwakwanye kajyana iyo ngiyo muri za iyo ngiyo rwose hafi na za Warikarugo, ndavuga Nyabyondi yo kure. Narababwiye nti urugamba ndabyibukane mu kiganiro cyejo mu gitondo, nababwiye nti aho urugamba rugiye kubera njewe peke yake rwose ndahazi, ariko reka mbe mpabitse ndaza kubabwira cyangwa se mudaza kuhagera muhibereye. Niko rero nabigenje no masaha mu gitondo twari turi kumwe rayivumba bwira nti iri akanyamahoro uko byaba kose mezane mu murimo murumva imiripuko barimo kuripura za Nyamugigima bavangamo utuntu nk'utwo ngutwo. Nahageze rero nje ndibu ndatenguha, mwabibonye ikibaya ngiki imbere yanjye, isasu ryo ririmo kuvuza ubuhuha n'ubungubu rwose nanjye ndimo ndakora ariko mvuga hari n'igihe ryagira gutya rikanca ku gutwi rikaba ryaguca cyangwa se rikanyahuranya, ariko mu by'ukuri ibintu bimeze neza cyane. Iyo twahageze ibintu tuba twamaze kubiha umurongo cyangwa se kubiringanyiza. Ubu tuvugana rero turi ku isaha y'isa turi ku isaha y'isa 5 n'iminota mike cyane irenzeho. Ni urugamba rwatangiye rero kuva ku isaha 11:20 ariko birinze bigera ku isaha 5. Ibaze nawe amasaha arimo abasore bahanganye ku mpande zombi, yaba kuri ruhande rwa guverinema ntibashaka kurekura, haba ku ruhande rwa M23 baravuga bati uko byaba kose urwishigisha ararusoma, nimwe mwarushigishe munagomba kuba tayari mukitegura kurusoma. Imbunda ziri gukoreshwa hanga intoya rwose zabaye utwana, bari gukoresha imbunda nini cyane. Hanyuma kuri kote ya M23 bya bifaru byabo n'ubundi bambaye FARDC ubu tuvugana nabo bari kubikoresha, bari kuri kote imwe mu gihe ibifaru bya FARDC biraho bita kwa Mama Oliva hepfo ahangaha ndimo ndahareba. Ubwo rero turi kubona imitutu gusa bisohoka ibintu bimeze nk'imirabyo, aho kigukumva kirahatsindagiye nyine ni ibintu bimeze nka za Nyamugigima, n'amatoni rwose ari kubasandagurikiye aho hantu. Imirwano bumve ko imirwano yabaye imirwano, ngira ngo kameramani niba arimo arabereka neza ahangaha hari agasozi bita ngo ni Kanyamahoro. Mu kiganiro rero cya mu gitondo naberekaga udusozi bita ngo ni ku mabere y'inkumi, ni udusozi tubiri tuteganye ngira ngo natungu turiya imbere, ariko aka gasozi ka Kanyamahoro ifoto nakoreshaga naberekaga ntabwo kagaragaraga neza, ariko kuri iyi shuro
cameraman nizere ko akazuminze yakaberetse aka gasozi karagaragara neza cyane karagaragara aka gasozi rero muri strategy M23 ifite nuko igomba kubanza kugakuramo gena naherutse bamaze kugakuramo aduye ari kurumva hesa garukamo nyuma yuko ngo bari bahatakarije umusirikare ukomeye cyane biza gutuma rero barwana umuhenerezo kugira ngo bakureho iyo nkomere cyangwa se uwo wapfuye nkuko byagiye bigaragara ubu rero nabo bahise bongera kuhagenga imbunda ariko iya mbere bayitwaye ariko nkuko rwose muri kubireba hari hateretse imbunda irimo kurasa M23 yavuze iti ntabwo turi buhite mu byukuri tumanukana muri iki kibango twa advancing ngira ngo murakibona kuko nahariya hejuru mu birunga harimo za FDLR murabizi ko hari ahantu niho bakunda gucana amakara niho bakunda rwose gukura amaramuko rero nabo baharwanya donc bahafite bahashize imbaraga kugira ngo kuko hari n'igihe haba hari n'ibyokezo niba babyita ibyokezo n'amafuru y'amakara nyine ubwo bayarinze cyane niho rero niho ari kubera urugamba rwakaze ibaze nawe urugamba rwatangiye ku isaha saa 11:20 kugeza na n'ubu ngubu rukaba rukirimo ubwo rero abagabo basezerane niho bahurira je nahageze ndimo kugenda bikurikira hano rero hari abataramu benshi cyane hari uwo mungiye kuzana mugahita mumwibuka uyu nguyu wo muramuzi twaratemberanye ahantu bita rwose hariya neza muri aya mazu y'abaturage muramubona bite byawe waramutse neza ngerejwe ariko nawe reka nawe ongerejwe waramutse neza naramutse neza ndakibazo hanyuma nk'umuntu rero ubusanzwe uzi neza hano muri iki kibaya kuko niwe muntu wantambagijemo hariya ndani na hano hose bari kurwanira turahagera ndagira ngo ubanze umfashe gusobanura iby'uru rugamba ese rwatangiye sangahe cyari kituguyeho rwose twabyutse saa 11 dusanga urugamba ruratangiye dore kugeza amaginga ya naho binaracavuga kandi urukumva biracakomeje na n'ubu ndi kumva imiripuko imeze nabi hanyuma se none ugereranije muratabara ngaho da ubwo iki kiri guturuka inicaye mu 23 gutya kimanuka kija mu Kanyamahoro hanyuma none iki kizamuka hangaha gutya nicaye mu 23 ni cya Fardes none se hano ngaho da harimo ibirometero bingahe buriya aho bari kurasirana naho bose ku mpande z'aho bari harimo hagati harimo ibirometero bingahe ukoresheje urugendo kilometero 20 nta birimo aha na hariya harimo ibirometero 20 kwa mama Oliva ni kure cyane hariya ndi kureba ko hari amazu y'umweru hana ni kure ni kure cyane kino kibaya kuko ni kireye cyane none se mbwira ubu ngubu ndi kumva imbunda nto ntabwo zikiri kuvuga ari kuvuga imbunda nini cyane imbunda ndondo ziri kumvikana imbunda nini gusa ubwo ziri gukora ariko ntabwo ziri kumvikana bitewe n'imbunda nini urabesha rwose aho ntabwo tubyumvikana byakabaye rwose n'izi mbunda nini nazo turimo turazumva imbunda nto imbunda ndo bitewe n'ibibunda binini ndakunda ubyumva kuretse bicecetse niho wakumva imbunda ndoya hanyuma se kuva mu gitondo kugeza ubu hari indege yasukwe yaba yahagurutse cyangwa se indege yari yose yaba yaje kurwana muri iki kibaya hafi ndandege yagwanyemo usibye ibifaru gusa nibyo byahoze birasa imbunda ziri gukoreshwa nini cyane ni ibifaru so ubwo rero kuva ku isaha saa 11 abasore ntabwo baranywa amazi bari kurasana impande zombi uko urimo kwibona nindi rugutsinsa urundi nindi rugusunika undi M23 kuko ni nakomeye na iri kubacuma ubibavanye bageze bahereye bageze he dore bahereye bayaturutse mu mabere ngumi baje mu kirunga bahereye hehe mu mabere ngumi baje mu hariya hejuru harya amabere y'inkumi tudusoze tubiri cyangwa ni tuririya hirya tubiri turaho duteganye tubiri duteganye niko amabere y'inkumi nimwo bahereye none se tudusoze ubundi abari barimo siye mu 23 urabona ko ziri kubacuma ziri kugera ku Kanyamahoro ziri kugera ku Kanyamahoro ubwo bivuze ngo babamanuye babagejeje hepfo ubwo bivuze nk'imbunda zo z'imisaza ziba ziri hepfo none se abaturage aha hantu abaturage babamo buri abaturage babamo aho babone hari imbere hirya kwa mama Oliva mu ngambi abandi bari hano n'abazarendo barimo aba bazarendo bari aha ngaha nabikiye cyama ni abazarendo ni FDLR
FDLR mbese nani ko bivuga. So hanyuma rero mu by'ukuri gerageza utubwire iyi nzira iyi nzira iva hano Kibumba Kanyamahoro ikagera i Goma yari igikoreshwa imaze iminsi ikoreshwa cyangwa yari yarafunzwe? Oya, neje yari iri gukoreshwa na mu gitondo bari bazi ko irakoreshwa nuko byagenze uco FARDC zikashotora M23. Usibye se kuba uyu munsi aribwo habaye amasasu cyangwa se habe gukozanyaho ku mpande zombi, ese uko uri kubyumva nk'umuntu uturiye aha hantu ndetse binaba ngombwa rimwe na rimwe ukaba wanasimbukira muri biriya bice ukagerayo, uratekereza ko impamvu noneho hongeye kuburwa cyangwa se hari urugamba rukomeye cyane ari nk'iyihe? Impamvu ko bano bazarendo bari kuza bagafata inga bashumba turagiye, muri kwa muragiye abashumba bakaza bazarendo bakazijyana. None se niyo 23 yatatse cyangwa niyo bayatatse? Abazarendo bayatatse yo 23. None se byaba bihuriye no kuba bari kuza bagatwara inka nyine, ubwo n'ubundi baba bari bagiye gushaka inka, ntabwo bisobanutse neza. Wasanga bari banaje gufata inga gahera aho rero bakarasana bitewe no gufata inga bakabanga byongera kujana. So ubwo rero nuko nguko bimeze. Urakoze cyane, reka nkomeze na updating abantu ngenda mbaha nandi makuru rwose ya hano cyangwa se yaho ibintu birimo kubera. Naho zembi babwira rero ubundi njya gutangira wenda byari ngombwa ko ngo manze mbahe icyitwa idonedo cyangwa se mbabwire intangiriro y'ibi bintu. Ngira ngo nawe bateguje ndababwira nti uko byaba kose muri iyi weekend haraza kuba urugamba rukomeye cyane, ariko bigendaniye n'iki, bigendaniwe n'uburyo kinabonaga impande zombi ziri kuri forcinga cyangwa se ziri kongera abasirikare. Hanyuma ubu tuvugana wenda gato cyane hari abantu nabonye murimo kugenda mumbaza kuko ibitekerezo byanyu nabyo ndi kugenda nabinyuzamo amaso, akabwira ati Fighter ko tubona hari abari kuvuga ko ngungu rwose ngo bimeze biti byangu ko hari abari kumwe ngo harafitwe abandi ngo ntibimeze bite. Ubu tuvugana ngungu rwose M23 ntirayinjiramo. Ntekereza ko bifitanye isano ndetse n'iyi mirwano iri kubaha ngaha, kuko M23 baravuga bati FARDC babatereka tubatake tubaturuke mu bice byose tubatake, ku buryo nta hantu hamwe bashobora kuba bavuga ngo reka tuhakure ingabo tuzijyane zijya gutanga umusada. Ibyo rero ntekereza ko ari muri zimwe muri strategy FARDC iri gukoresha, kuko nk'aha mu kibaya ntabwo twe tuzi ko nta mirwano yaherukaga. Imirwano hari za Rubero, imirwano iri za Masisi, imirwano hano muri za Sake, ariko urumva ko no muri iki kibaya imirwano tayari iyongeye kubura. Ubwo rero ikigomba gukurikiraho, ikintu mugomba kumenya nuko mu by'ukuri ubu ngubu tuvugana urugamba rushobora guhera aha ngaha bakaba bamanuka bakarenga hano ndetse bakanagera hariya hafi muri za Rusayo, kuko naho ni hano muri iki kirunga nk'aho ngaho ibisasu bimeze naho mw'abantu mwe ngaho murimo murabyumva, munyumvire, murimo murayumva. Amasasu rwose ameze nabi cyane ku buryo unarebye nabi rwose rishobora kuba ryagucaho. Usibye ko urebye uburyo kihasa, ikirere cyo cyabyutse neza, hari agahu gakeya, urumva donc nta mvura irimo iragwa. Burya urugamba rero ngo ruba ikiba kibaya, ndabona wagira ngo barakibagaye. Murimo murabyumva, mwumva iyo miripo, umva munyumvira imbunda. Hano babazi ngo biroroshe rero, ariko hano hari ikintu cyitwa isasu. Ndabona n'akavura nako gashatse kugwa. Igisobanuro rero nuko ibintu bitagiye koroha. Ubwo twavuga ko iyi ibaye isaha hafi ya 6 bari mu rugamba, cyangwa se ikaba inarenga, ariko habuze utsimbura undi, niko nabyita. Kuko urebye baracyarwanira mu hejuru ngo mu kirunga. Indiro niba biri buze gusaba ko impande zombi zikenera imisahada, ariko isasu rimeze nabi.
bimeze nabi cyane. FDL baravuga bati amakara yacu ntabwo mugomba kugira ute, ntabwo mugomba rwose kuba mwatuma tutayatahura. Kariya gasozi namaze kwakira amakuru, kariya gasozi ka Kanyamahoro ngo harimo ibirayi, bari bamaze iminsi rwose bahinze ibirayi ngo bigeze mu gihe cyo gusarura, ariko nyine urumva bashobora kuba bagiye kwibarisha nabi. Hari umuroza ambwira ati mu kiganiro ati nyaboneka ati mubwire izo ntore za Sarambwe turadushitingi ndi kubona hari natwo bareba ukuntu badutwika, turadushitingi bareba ukuntu badutwika, hari ukuntu dutondetse gutya tumeze turi nko ku murongo, ariko naba FDL ni wazarendo, kuko hariya FARDC rwose yo ntabwo ishobora kuba yagira ite yahatinyuka ngo yahagarare, bizoba bibereye yo hepfo kure kuri atirari. Urugamba rwo rurakomeje, ndabona agasozi kamwe karimo gucumba umwotsi, wagira ngo bakarashishije ya mbunda mu bwoko bwa BM21, ibintu bimeze abaturage nabo baje kureba uko urugamba rurimo ruragenda, kuko urebye agace gato ka Kongo nyine k'abaturage ba Kongo kegeranye neza n'agace k'u Rwanda, bo baba babireba nyine bareba gutya muri iki kiba, ku buryo hageze n'ibinaramutse runakaze cyane rubashuhanye nk'aha ngaha turi, bashobora guhita bambuka bakava hano muri Kongo bagahita bikoza mu Rwanda, ubwo nyine bakaba babibonye ubuhungiro ntihabe ikibazo. Ariko imbunda iraha mwabantu, imbunda iraha iteye ubwoba, kuko ntawe ushaka gutsimbura. Aha hantu hari imbaraga zidasanzwe. Nahoze mbona ibinyamakuru bijya hano byandikira hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bivuga ko umugabo bita Masunzu, General Masunzu, yasabye abasore ko ngo aha hantu bagomba kuhagarura cyangwa se ngo bagomba kuyisantira ya Kibumba ariho hantu bagomba guhera bambura M23 kugira ngo protecting uyu mujyi wa Goma, kuko iyo urebye iyo uzamutse uvuye muri Goma uzamuka nyine ukagera ku isantre rugeramo rwose hano muri Nyiragongo igezweho nziza ni ya Kibumba. Iyi Kibumba rero irimo gukontororwa na M23. Masunzu rongo yabwiye abasore be hari imbunda zimeze nk'inkuba mw'abantu mwe iri gukubita ukagira ngo iranuye, hanyuma ngo yababwiye atakagasho hari ira santere ya Kibumba, murasabwa kuyigaruza, murasabwa kwa muyifite. Niyo mpamvu nirwo rugendo batangiye kuva ku isaha saa 11, ariko urumva n'umugambi wari watangiye mbere yaho, birashoboka kuba baratangiye nk'ejo. Umuhungu we hano yahoze ambwira ngo nabazane no ngo baba bagiye ngo kwiba inka, ngo baraza bagatwara inka, ariko ibyo n'ubundi ni ibintu bamaze igihe bakora. Ntabwo twe twakumvishe ibintu by'urugamba bikomeye bene aka kageni, ariko ibiri kugaragara cyangwa se ikigaragara cyo ubu tuvuganaho imirwano ihari ifite icyo bisobanuye. Nahoze mvuga ko naba bose babaha oda bati ubwo rwose nagereza kurira muri drone zanjye, barababwira bati ntibishoboka mukabona ari ibintu rwose bigoranye cyane, ati mu badvancingane mu bamanukane baka babagejeje mu mujyi wa Goma. Niyo mpamvu urugamba birashoboka ko rushobora no kurenga uyu munsi rukaba rwagera n'ejo, ariko urumva ko rwose bafashe akantu k'agatamoro, ntabwo bari gukubita cyane ngo bumve imbunda ntoya, nubwo uriya mwana yahoze atubwira rwose ko ngo intoya ngo bitewe naho bari ntabwo wazumva, ariko ntekereza ko intoya wabo nazo zakabe zumvikana. Ndabesha umutara imbunda ntazikoreshwa zakabe zitumvikana, ariko kuva nashinga mikora ntabwo ziravuga, ntazo, ntabwo ruracakirana. Ubu se baruhutse buriya bacyashakishanya, bari gushakishanya se buriya hagati yabo umwe n'undi haba harimo nka metero zingahe? Ukurikije uko mubona biri aho bari no harimo nka metero zingahe? Ibirometero ngo baba bataregera. Gera hino ariko bivuge uhegereye, hari ifite ikihe kibazo? Gera hino tubwire ubivuge ubyegereye, umara ntabwo rira kugwa.
ngo aruvuze ngo kuva Kanyamahoro ku Kanyamahoro kugera kuri antene muri ibirometero 2 ntabwo bibuzemo ibirometero 2 Kanyamahoro na hara kuri antene arega kilometero igizwe na metero igihumbi kino kizu kiri hano kiriya kiri muri hagati kiriya kizu reba kiriya kizu kiri muri hagati harya yaso yabaga kandi ngo bagize ute bayisunitse gutya M23 bayisunitse yari iri hehe aho yari kukubwira hari yabaga hano reba Kanyamahoro ngiyi yabaga kwiyinzu Kanyamahoro yabaga hari ikizu kimuno kitekiri none se iba iri kumwe iki kizu ndi kureba kimeze nk'igishaje ko yaba yari begeranye cyane bari begeranye niyo mpamvu nyine bayisunitse rese musadiri kurasa urukumva ahandi iri kurasa musadiri hirgira ntabwo urukumva ahandi iri kurasa ko numva bari baturanye ko mbona bari baturanye bari begeranye bari yari akatenya amazi ubwo none M23 bayizamuye hejuru hariya cyangwa niyo yasunitse imanura yasunitse bayisunitse bayegeje inyuma gutya yasuye M23 ubwo muri make yadoginze ishaka kubanza gusa nizenguruka hara kirumba basanga bari hejuru yaza bayisunitse gutya ijya kubasanga ruguru imbunda ntoya ziri mu kibaya hejuru imbunda nto ziri mu kibaya cyo hejuru ubundi hano dusozi twombi hagati yaho hari ikibaya murera amasasu hagati ya tuno dusozi twombi hagati yaho n'urubaya hagati y'utu dusozi tubiri na kino kirunga hari ikibaya ubwo rero M23 ubuniyemo amasasu matoya ari ubwo nuva ngaho amatoya wayumvise urayumvamo hariya urumva amatoya dusozi tubiri hari amaberengo mbona bitoroshe none se niba ahanga ubwo ngo tudusozi hagati yatwo n'ikirunga harimo ikibaya n'amatoya rero nimwe amasasu matoya bivuze ngo iki kirunga hirya gutya ubwo hejuru harimo FARDC ntabwo ari kiriya kirunga hejuru ari kwereka ari byavuga nk'amabere y'ingumira turiya dusozi tubiri dushinze gutya mo hagati rero harimo igikombe ubundi harimo agasozi kamwe karimo FARDC harimo n'akandi karimo utu dusozi tubiri mbona tunini kamwe karimo FARDC akandi M23 ubwo rero nimo bahanganiye none se imbunda y'imisadiri iri guturuka iyi hepfo ikarasa ahangaha si hahandi bashiduka birasha ubu warasa hari leta iri hariya iri kurasa kuri antene hirya mu ishamba hariya kuri antene hirya inyuma mu ishamba rero M23 nayo ikavana hariya kuri antene igasubiza iyi hepfo niko gahunda zimeze ariko none iby'uru rugamba ntabwo byoroshye njye numva ko utu dusozi iyo tuvuyemo nta kindi kiba kirimo uhita ugera nyine hariya hano hejuru hariya FDLR hariya FDLR kuyikuramo biragoye n'ahantu babaye imyaka myinshi bahabaye igihe kirekire ubundi nabo kirari cyo gihugu cyabo kubakuramo hariya rero biragoranye ubwo bafata inka ahangaha baraza hano bagafata inka mu kibaya bakazijyana iriya hejuru bavuga ko bazaga no mu gihugu mu kibaya ntanga ziriyo baraza bakaza hano bahavanye hano ku mazu baraza bakiba no mu gihugu bakambuka hano aribo babandi tujya twumva ngo banabafashe batwara ingine n'imitavu bageze kuhatwara inka enye n'imitavu ebyiri ubwo baraziriye byararangiye zarabuze ubusaba ngabe izi nka barimo kuko bari kuvana mu kibaya ni ugutinya ko amasasu yazigwaho cyangwa n'ubundi basanzwe baragiramo ariko buno bari kuzitinyisha izi ngizi bari kuziragira mu gihugu ntabwo zicambuka ngo zigere mu kibaya nizi bari kuziragira hano mu kibaya aho zigezemo ntiyagaruka nkayagasubije mu kibaya ndimo ndagenda ndeba rero amasaha abakunzi ba Eugene Official nizere ko muri gukanda kuri subscribe ndimo ndagira ngo ndebe ko ibintu byacogora cyangwa se imbunda urusaku rw'imbunda rwagabanuka noneho nirumara kugabanuka ndashaka guhita nikoza neza hariya kuri tere maze kumenya uko bimeze ngasimbukira hari ahantu bari kurwanira byaba ngombwa nkanazamura n'igishushushungwa cy'isasu nkakibereka kugira ngo menye ko ari hondi ubwo rero kugira ngo ibyo bintu byose muze kubibona
nuko murasabwa iki ni ugukanda kuri subscribe nyine kugira ngo iyo notification nihagera cyangwa se nkimara gutereka iyo video nayo itekuza kubacika. Ndashaka no kureba ibi bisasu FARDC irimo irohereza ivanye hepfo igeze iyi ruguru niba bitari gusenya amazu y'abaturage mo hano haruguru. Uru rugendo rero nitwe nimwe turarukorana rwose ndiyemeza mve hano aruko ibintu bimaze kugira umurongo. Icyo usabwa wo gusa nta kindi ni ugukanda kuri subscribe ndetse ugakanda ku nzogera kugira utaza gucikanwa n'akantu nakamwe. Ubwo rero inimero yo guteraho inkunga murayizi ni yayindi biraho hasi cyangwa se mbwire cameraman aze kwishiramo no hejuru kugira ngo mukomeze kugenda mushigikira uyu muyoboro ndetse n'ibi bikorwa turimo kugenda dukora. Murabona nk'aha ngaha rwose kuhagenda bisaba amazi ndetse na za internet zifite imbaraga ziri hejuru cyane. Ubwo rero rwose ibyo byose amato ndayumvisha ahandi twakubwiraga rero ni mu ndani hirya Eugene oya si ngombwa ufata ikibaya noneho sasa watangiye ndi kuri konti umva sho umva munyumvire sha uru rugamba rwose uru rugamba ndababwiza ukuri uru rugamba ntabwo ari urugamba rw'amasaha ngahe nakubonye imirwano uko bigaragara isa naho iri mu mabere y'inkumi. Imbunda nto nahoze mvuga ko rwose ntari kuzumva wagira ngo banyumvaga batangiye kuzikoresha ariko bakavangamo bagatamo n'ikibunda kinini cyane rwose bakagishyiramo bakabivangavanga. Abantu igoma rero maze kwakira cyangwa se kumbona zanjye ziri Goma bamwe ngo bari kuvuga ngo M23 ngiye kwinjira Goma babagwiza tunga rero ibintu byabo batangiye kubihungisha ubu ngubu ku mupaka wa Petite Barriere ngo urujya n'uruza ngo bari gusohokana kandi ngo bagasohoka bikwije nk'abatari busubire mu gihugu bakavuga nabo abari buze hano nyine muri Kongo abari bugaruke bari gusohoka n'abafite bose mu Rwanda. Ibyo byose turimo kugenda kubikurikirana murabizi ko impande zose mu by'ukuri tuba tuhababereye. Usibye uru rugamba rero ruri hano mu kibaya twashira amatara cyangwa se duhagazeho ahantu hita muri axe ya Masisi ndetse na axe ya Ngungu naho maze kwakira amakuru ko naho urugamba rwashidikanye ibintu bimeze nabi barimo bararwana icyo bita isasu rimeze nabi cyane. Donc axe zose zirimo kuberamo imirwano niyo mpamvu buriya igihe tumaze kuzamuka bigera yakoze kuba rwose gisa naho ishoboye muraza kumva icyo cyitwa operation
ngo abaturage babone ko turi seriye nuko tugomba kuza tukabanza tugakuraho iyi santere ya Kibumba. Ese iyi Kibumba barayifata bate no kuzamuka rwose ngo barenge gato Kanyamahoro byabananiye? Imbunda ziri gukoreshwa abasore mw'abantu mwe mw'abakongomani mwe rwose muri bo kunyumva, aba basore muzajye mububaha bumvisha ibintu bahagazemo. Ushobora no kuba inkuru yikubise wowe usimbukira hejuru, ariko urebye ibintu biri kubera aha hantu wahita uvuga rwose uti aba basore bakora akazi gakomeye cyane. nahoze mbona rwose ibintu biri kugenda bihindagurika. Nahoze mbona ibintu birimo kugenda bihindagurika, ndabona abantu benshi barimo kugenda banyandikira witwa Marishani nawe arambaza ati bimeze bite, uramumenyerera rimwe na rimwe asigaza agasesengura twahageze nti nahageze, ati se urabona bimeze bite, ntikari uku nguku uri kubyumva, nkahita mudondosha ifoto nkabishyiramo nyine n'akawodiyo nawe yumve nguko uko fayita twaragoye rwose. Twahantu haba hari urugamba twe niho tuba twibereye, imbunda zo ziri guhindira hano ntiwaje. Ariko amasaha tugezemo ni ya masaha FARDC ikunda kugira iki kajyana ikagira ibiranga byabo byabo baba bazi bakarya. Sinzi niba rero ayo masaha agiye kubafata bakaba bahagaritse urugamba, ariko ndumva rwose rumeze nabi. Kanyama niba batarasuzwa kuko amasaha y'amasaha ndabona yabegereye, kuko tura ku isaha saa 5:50. Katanyama rero wabyutse ku isaha saa 11 ari mu rugamba nta kintu arashira ku munwa, isasu yo muri ku mutwe. Ikindi kintu ngira ngo mbibutse, narababwiye umuntu ugomba kuba yoboye imirwano hano muri Kibumba bamaze guhitamo witwa koroneri bita ngo ni koroneri, ubwo ndavuga ku ruhande rwa FARDC. Uwo bamaze kwemeza ni uwitwa koroneri Sirikov rero akaba ari umusirikare wa FDLR uyoboye icyitwa ngo ni CRAP Special Force ya FDLR. Ubu rero niwe hano muri iki kibaya ibintu byose, kandi uriya mugabo nawe mwarabibonye ko iyo ayoboye urugamba ngo hari ukuntu nawe ngatajya bashaka ko barafatana katamoro. Wakubitana rero n'uyoboye urugamba hano muri Kibumba kuri kota M23, uyu yari no kuruyobora ngo niyo ngo byagenda bitamarira bari kugwa bitewe n'umujinya bafite. Ewa urumva ko sinzi uko biri buze kugenda, haraza gutumuka ivumbi rwose, nubwo ikirere gisa n'imvura igiye kugwa, ariko ivumbi riraza gutumuka. Abantu babwiraga n'abaturage Igoma bo barimo kugenda bakuramo ibyabo bahunga baza mu Rwanda, bakavamo rwose bavuga bati M23 uko byaba kose ishobora kuza ikagira iki karara yageze Igoma. Ariko nkurikije intera irimo hagati bakaba bafungiriye Sake, kuko Sake no murabizi ejo bayigezemo Sake centre niba bayigumyemo ndacyabitohoza. Baramutse ari abantu rero bafungiye na hara muri za Sake, bivuze ngo ibyo bari gukora aha ngaha rwose aha muri ko kureba byaba ari ubusa, kuko baba bamaze kubashyira hagati badakijije amaguru. Twajya kubona tukanabarusha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tukabakira bisanzwe. Ikirere cya Kongo rero ahari kubera urugamba akazuba karimo karava, ariko izuba ni izuba. Reka mbe mpagaritse aha ngaha manze mbahiye video, ubundi noneho dukomeze tubikurikirane. Byababwiza ukuri, turashinga ibirindiro, turashinga inganzo haba kugira icyo mukora rwose kugira ngo nanjye komeze ngende bikurikirana. Kuri kagenzi kako burasabwa gusa musharinga ibiganiro nuko nguko ngayo.